rusange turasaba ko ingengo y'imari ingana na miliyari ibihumbi 732 n'ibice bitano z'amafaranga y'u Rwanda yari yemejwe n'inteko ishinga amategeko mu kwezi kwa Kamena 2025 igabanuka ikagera kuri miliyari ibihumbi 6,952 n'igice kimwe z'amafaranga y'u Rwanda. Bivuze ko agabanukaho agera kuri miliyari 80 n'ibice 4 z'amafaranga y'u Rwanda. Kugabanuka kw'ingengo y'imari biraturuka ahanini ku mpinduka zakozwe mu gushaka amafaranga akoreshwa mu kubaka ikibuga cy'indege mpuzamahanga gisha cya Kigali icyiciro cya kabiri. Byagabanyije amafaranga yasabwaga mu mwaka w'ingengo y'imari mu ngengo y'imari y'umwaka wa 2025-2026 ku kigero cya miliyari 168 n'ibice 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku rundi ruhande ariko amafaranga aturuka hanze aziyongeraho miliyari 250 n'ibice 5 z'amafaranga y'u Rwanda, cyane cyane inkunga n'inguzanyo zikoreshwa mu mishinga y'iterambere. Ingengo y'imari isanzwe izagabanuka ive kuri miliyari ibihumbi 4,312 n'ibice 9 igere kuri miliyari ibihumbi 4,114 n'ibice 9 z'amafaranga y'u Rwanda. Bivuze ko izabagabanukaho agera kuri miliyari 198 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibindi bikaba bijyanye n'impinduka ku mafaranga yari yateganyijwe kwishurwa imyenda ya leta, inkunga ku bigo bikora ubucuruzi ndetse no kwishura ibintu na serivisi. Ndagira ngo rero munyemerere dukomeze turebera hamwe izi mpinduka zijyana no kubaka ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera, aho bikomeje kwihutishwa cyane ku buryo bitarenze umwaka utaha noneho iki kibuga cy'indege kizatahwa nk'uko bigaragara mu makuru tugiye kuba tukugezaho. Ibyo kandi birajyana nuko hari imihanda itandukanye igiye gukomeza kubakwa, ni imihanda yinjira muri icyo kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera. Kuri ubu ngubu haravugwa imihanda 4, ariko kandi hari n'undi muhanda wa 5 biteganyijwe ko ushobora kuba wakwiyongeramo, ni mu rwego rwo korohereza noneho abaturuka mu mujyi wa Kigali kugera kuri icyo kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera. 5 kuri 5 twihuse cyane, reka turebere hamwe izi mpinduka nshya zijyana n'icyo kibuga. Ni guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko ikiguzi cyo kubona inguzanyo zo kubaka ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera ngo byaragabanutse cyane, ni nyuma yo kubona amasezerano y'inguzanyo meza kurushaho aturutse mu bafatanyabikorwa mu iterambere. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Yusufu Murangwa ni ku munsi w'ejo yabwiye inteko ishinga amategeko kuri uyu wa 12 Gashyantare 2026 ko ikiguzi rusange cyo kubona inguzanyo z'uwo mushinga ko cyagabanutse, ni nyuma y'uko guverinoma yahisemo gukoresha inguzanyo zorohereje aho gukoresha inguzanyo z'ubucuruzi kandi zihenze. Yaragize ati ubu buryo buzatuma tubona amafaranga uko tuyakeneye. Anongeraho ko imirimo yo kubaka igikomeje nta nkomyi kandi kirimo kwihutishwa ku kigero cyo hejuru. Minisitiri yasobanuye ko gahunda ya mbere yari iteganyijwe ko bazafata inguzanyo igera kuri miliyoni 400 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni mu bigo by'imari n'ubucuruzi, ariko ngo kubera ingwate ya 95% yabonetse ku bafatanyabikorwa ba banki y'isi ngo byashobotse noneho kubona inyungu iri hasi cyane, nke cyane bijyanye n'amasezerano yorohereje kurushaho. Iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera ni umwe mu mishinga minini cyane y'ingenzi u Rwanda rwihaye, kikaba kizagira uruhare rukomeye cyane mu kuzamura ubukungu ndetse no gushyira igihugu ku rwego rwo kuba ihuriro ry'ingendo zo mu kirere ku rwego rw'akarere n'umugabane wa Afurika. Ingengo y'imari yagenewe indi mishinga ya leta nayo yiyongereyeho hafi miliyari 250 z'amafaranga y'igihugu cy'u Rwanda. Nkibutsa ko kandi muri Gicurasi 2025 nibwo umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwikorezi bwo mu kirere Jules Ndenga yabwiye itangazamakuru ko imirimo minini irimo
nijyanye no kubaka ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera kisa naho yarangiye, aho yashakaga kugaruka kuri runway nk'igikorwa cyangwa se igice cyo kubaka icyo kibuga cyamaze imyaka myinshi. Icyo rero ngo cyamaze kurangira. Hari ibijyanye n'imiyoboro y'amazi cyangwa se drainage, ibyo nabyo ngo byararangiye, n'ibindi bikorwa remezo by'ingenzi birimo kugana ku musozo, bimwe byanarangiye ahubwo mu mpera z'umwaka ushize. Ubu rero ngo imirimo ikomeje noneho irajyana n'inyubako zaho abagenzi bazajya bakirirwa cyangwa se terminals n'ibindi bikorwa byunganira ikibuga. Uyu mushinga nkibutsa ko urimo kubakwa n'ihuriro ry'ibigo bitandukanye birimo nka Moto Engine y'abanyaportugal, hari UCC Holdings ni y'abanyakatari, ndetse na Consolidated Constructors Company ni y'abagereki. Ibi bikorwa rero bikaba bikomeje, kandi ibi bigo uko ari bitatu birafatanyiriza hamwe mu rwego rwo kwihutisha imirimo yo kubaka iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera. Hakaba rero hari amasezerano ngo yasinywe hagati ya guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda n'ibyo bigo bitatu. Ni mu masezerano ya UMC, aho bashaka gukora uko bashoboye ngo ku buryo mu mpera z'umwaka utaha iki kibuga kizatahwa ku mugaragaro. Icyiciro cya mbere cy'ibikorwa by'uyu mushinga ngo byatanze akazi ku bantu barenga 2,000, kandi biteganyijwe ko umubare w'abazahabwa akazi kuzazamuka cyane bakagera ku 6,000 igihe imirimo izaba irangiye mu buryo bwa burundu. Umushinga wanagize uruhare mu kuzamura ubukungu bw'akarere ka Bugesera, aho hagiye havuka ibikorwa bishya by'ubucuruzi birimo nk'amaresitora n'ibindi by'abikorera bijyana n'uwo mushinga, bigafasha abaturage kubona inyungu n'amafaranga yisumbuyeho. Byongeye kandi biteganyijwe ko kubaka ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera ko bizaba byarangiye mu mwaka wa 2027. Icyiciro cya mbere kizaba gifite ubushobozi bwo kwakira abagenzi miliyoni 7 ku mwaka, ni mu gihe icyiciro cya kabiri biteganyijwe ko kizarangira mu mwaka wa 2032, kikazazamura ubwo bushobozi bukagera noneho kuri miliyoni 14 ku mwaka. Sosiyete y'indege ya Qatar Airways nayo ifite imigabane ingana na 60% muri uyu mushinga, ufite agaciro karenga miliyari 2 mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Natangiye mbikomozaho bijyanye nuko iki kibuga cy'indege kirimo kwihutishwa, kandi imirimo rwose yo kugisoza nayo bikaba biteganyijwe ku mwaka utaha bizaba byarangiye. Akarere ka Bugesera ku bufatanye na guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda nabo batangiye kubaka imihanda itandukanye izafasha abanyarwanda kugera kuri icyo kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera baturutse imihanda yose. Nk'ubwo ngubwo ni ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwikorezi LTDA, ni ku bufatanye n'ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera basuye imwe mu mihanda igiye gushyirwamo kaburimbo ireshya na kilometero 69.4 kugira ngo izifashishwe n'abazakoresha iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera baturutse mu bice bitandukanye, ariko nanone bakakigeraho mu buryo bworoshye. Iyi mihanda igiye kubakwa ni mu mishinga yiswe Kigali Logistics Project, igamije kubaka imihanda ihuza akarere ka Kicukiro na Bugesera. Ni mu mihanda ya Masaka, Gahembe, Kidama n'ahandi. Kuri ubu hakomeje kugenda hatekerezwa ko hakomeza kugenda hahindura isura, ariko nanone bikajyana nuko bizakorwa mu buryo bwo korohereza abaturage kugera kuri icyo kibuga cy'indege mpuzamahanga. Biteganyijwe ko ibikorwa byo kubaka iyi mihanda ireshya na kilometero 69.4 bizatangira muri Werurwe uyu mwaka wa 2026, kandi bikazamara amezi 18. Ubwo bivuze ko bizahura neza n'igihe cyo gutaha icyo kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera. Ni mu mihanda igiye gushyirwamo kaburimbo harimo umuhanda Masaka Kabukuba, uwa Nyamata Kabukuba, uwa Gahembe Kidama, ndetse n'umuhanda wa Kabukuba Rizieri, aho ni mu Bugesera. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa byo kubaka iyi mihanda muri LTDA Kwizera Fabrice yavuze ko iyi mihanda izubakwa mu gice cy'amezi 18 ikazaba yarangiye. Iyo mihanda izaba ifite ubushobozi noneho bwo kuba yakwakira abagenzi b'amaguru ndetse n'abanyamagare. Yaragize ati izatangira kubakwa tariki ya 15 Werurwe 2026, aho iyi mihanda izaba ifite ibice by'ingenzi ku buryo igisate kizaba gifite ubugari bwa metero 3 n'ibice 7, metero 1 n'igice z'inzira z'abanyamaguru ndetse na metero 1 n'igice z'amagare. Turateganya kandi ko tuzanatera ibiti bigera ku 3,000 kuri iyi mihanda. Umuyobozi w'akarere ka Bugesera Mutabazi Richard nawe yavuze ko barimo gusura ahazubakwa iyi mihanda kugira ngo bamenye neza amakuru arebana n'uburyo abaturage
bazarihirwa cyangwa se bazishyurwa cyangwa se bazahabwa ingurane ku mitungo yabo ishobora kuba yahura n'iyi mihanda. Yijeje abaturage ko bazabona akazi mu buryo buzabafasha gukomeza kuzamuka mu iterambere. Ati hari n'ibyo tuzatangira kubarira abaturage tukabaha ingurane, ni ngombwa ko tujya kumenya aho bigeze na hari ikibazo. Hari no kureba kandi ibikorwa remezo byo kwita ku karere ndetse n'abantu bazaba bagiye kugezwaho n'ibi bikorwa remezo. Nibutsa ko kandi leta y'u Rwanda ni mu ngengo y'imari y'umwaka wa 2025-2026 yateganyije miliyoni 600 z'amadolari, ni ukuvuga renga gato miliyari 853 amafaranga y'igihugu cy'u Rwanda ni mu ngengo y'imari izakoreshwa mu mirimo yo kubaka ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali kirimo kubakwa mu Bugesera. Biteganyijwe ko kizatahwa mu mwaka utaha, kandi nk'uko tubigarutseho aya mafaranga noneho yatangiye kuboneka mu buryo bworoshye bitandukanye n'uko u Rwanda rwabiteganyaga, aho kuri ubu ngubu u Rwanda rwabonye inguzanyo mu buryo bworoshye cyane kandi interest rate iri hasi cyane bagereranyije n'uko u Rwanda rwabitekerezaga. Binateganyijwe ko kandi hari umuhanda ushobora kuzafasha abanyakigali, ushobora kuzaturuka muri Kicukiro n'ubundi ugera ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera uturutse kuri Nyabarongo. Ibyo nabyo birajyana n'uko u Rwanda rushaka ko icyo kibuga koko kizaba gifite imihanda myinshi yoroshye kugendwamo kandi ikagera kuri icyo kibuga mu buryo bworoshye. Ni amakuru tuzakomeza gukurikiranira hafi kandi tukabagerezaho kugiye nk'ibisanzwe 5 kuri 5.